naje kubaho nta kazi mfite nta kintu cyo gukora ibyo ngibyo nyine biza kungora. Bakunzi wa Gato Media TV, twongeye kubasuhuza aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Rero murabizi ko igihe kinini tuba turi mu biganiro, nkaba n'ubu mbatumiye kugira ngo tujyane mu kiganiro ngiye kugirana n'uyu mushiki wacu. Nkaba ngira ngo atangira abibwira, ababwira amazina ye kugira ngo tujyane mu kiganiro muzi uwo muri kumwe. Ni karibu. Nitwa Mukarukundo Oliva, abanatumiwe hano Gato Media TV. Rero urakoze mushiki wacu Oliva. Rero nkaba nagutumiye muri iki kiganiro ngira ngo tuganire ku bijyanye n'ubuzima bwawe. Urabizi twabanye kuva kera ukiri muto, ngira ngo kandi nta nubwo twigize tubana nabi. Akaba ariyo mpamvu nifuje kuganira nawe, ngira ngo rero umbwire, twabanye uri umuntu ufite umubiri muto, none ndabona warabyibushye cyane. Byaba byaratewe n'iki kugira ngo ubungana gutya? Ntabwo navuga ngo wenda hari icyabiteye, nanjye nagiye kubona mbona biraje, ariko mu rundi rugero rusanzwe ngiye nkunda gutuza, nta bintu byabintera stress. Niyo stress zifite ngenzi zifata nk'ibitariho, nta bintu byinshi, si ukuvuga ko hari ibintu nariye cyangwa se n'iki, ni ibintu bisanzwe. Nagiye kubona mbona biraje. Rero ngira ngo mu buzima bugiye butandukanye hari ukuntu tugenda tubaho, cyane ko hari igihe tugenda tugira amafaranga akadutera kugenda wenda tubona hari ibintu by'amavitamine tugomba gukoresha mu buzima. Wenda njye nagiye mbona ubyibushye, ugenda ugira umubiri munini, nkagira ngo hari ibintu byinshi ukunda kuba ugenda ukoresha mu buzima bwawe. Nta bintu njye nigeze nkoresha, ni umubiri usanzwe waje, kuko n'ubundi njyewe nari nanutse ariko ntananutse cyane. Ko ngenda nkora rero ngenda nsa n'ubyibuha, ariko nta bintu njye nigeze nkoresha. None se mu buzima nta bibazo wigeze uhura nabyo byigize bikugora ku buryo wenda nk'uwo mutuzo umbwira, wenda ibintu waba waragiye ukuraho? Ko nzi ko twagiye tubana mu buzima bugiye butandukanye, hari ubuzima bwasaga nk'aho bugoye, hari ubundi buzima wenda wagiye winjiramo mu gihe tutari turi kumwe. Nta bintu byaba byarigeze bikugora mu buzima? Mvuze ko nta bibazo umuntu yagiye ahura nabyo naba mbeshye. Ibibazo bigenda biza, bikagenda biza bike bike, ariko bikongera bigasa n'ibigabanyutse. Nko kuri iki gihe nyine imibereho nawe urayizi kandi urabibona, ariko bigenda bigabanyuka, bityo rero bigatuma umuntu atabihangayikira cyane. Ngira ngo se niba wenda atari ibanga, mu bibazo waba waragiye uhura nabyo, wambwiramo bikeya wenda waba waragiye uhura nabyo, dore ko iyo umuntu agenda atanga ubuhamya hari igihe bifasha abandi bagenzi be, cyangwa se bigatinyura n'abandi kugira ngo bavuge ibibazo byabo, dore ko bavuga ngo ujya gukira indwara arayirata. Wenda hari uburyo iyo tuvuze ibintu byacu turaruhuka, ndetse tukagira na benshi tubona bagenda nabo bameze nkatwe, bavugaga bati natwe tugomba kuruhuka tuvuze ibibazo byacu. Ese hari nka bimwe wenda waba waragiye ukubitana nabyo mu buzima watubwiraho? Ibibazo nagize bikeya, wenda nuko naje kubaho nta kazi mfite nta kintu cyo gukora, ibyo ngibyo nyine biza kungora. Ariko nyine nza gusubira aho mvuka. Yewe ubundi ibyo nzi, ikintu nzi gukora ni ugucuruza. Ubwo rero muri uko gucuruza kwanjye, yego, igishoro naje kugikora iwacu ku ivuko. Nshaka ibyo gukora nyine ndacuruza, ubuzima bugenda neza. Yego. Urumva ko nyine ibyo nakubwiraga ko duherukana kera, nk'ako kantu sinari nkazi. None se waba wakoreraga mu kahe gace
ni ibijyanye wenda n'icyo wakoraga byagufashaga kumva ko wenda mu buzima bwawe hari impinduka zishobora kugenda ziza zitandukanye. icyo nageragejeho ntangira gucuruza. nagiye gucuruza hariya kwa Mutanga na Nyabugogo, ncuruza ibintu by'imbuto. Yego. Ni byiza cyane rero, ngira ngo ibyo byose bigenda bifasha abandi. Ese ngira ngo n'ibyo byose kugeza n'ubu se uracyabikora cyangwa se wabaye uhagaze? ndagerageza nkabikora, usibye ko nari maze iminsi ndwaye, ariko ntabwo ndi kubikora bitewe n'uko maze iminsi ndwaye. Yego. ngira ngo rero abantu benshi bashobora kumva ibintu ukora, nk'abantu banyura ku Gato Media TV bakaba bakugana, bakaba bagira ibyo bafata mu byo ukora. ngira ngo muri ibyo byose ukora rero dushobora kubabwira bakajya bakugana, niba mu byo ukora hari ibyo bakenera bakaza bakaba babifata. Ndumva wenda numara gukira ushobora gusubira mu kazi, kurwara n'ibintu bisanzwe. ngira ngo rero bakunzi ba Gato Media TV, ngira ngo murabyumva. Noneho rero ndagira ngo umbwire ni izihe nama wagira abandi bantu, kuko hari abantu hano hanze badafite akazi, batagira icyo bakora, bakavuga bati twabuze aho twakorera, twabuze aho twahigira. Wabagira iyihe nama? nabagira inama yo gushaka icyo bakora, kuko gukora ni byiza rwose. iyo udakoze usubira hasi, ubuzima bukagucanga, ariko iyo urimo gukora ubasha kwiha buri kimwe cyose, bityo ubuzima bukagenda neza. rero na buri muntu wese wenda utari wabona icyo gukora yashakisha uburyo yabigenza akabona icyo gukora, bityo bikagenda neza. ngira ngo rero nagushimira kuri iki kiganiro tugiranye. urakoze cyane kuba tugiranye iki kiganiro. wenda nkusaba ko n'ubutaha ninongera kugusaba ko twagira ibindi tuganira, uzanyemerera wenda tukongera tukaba twakora n'ikindi kiganiro tureba uko ibintu bigenda bihinduka mu buzima. nta kibazo. ngira ngo rero twaba duhagarikiye ikiganiro ahangaha, tukazongera gukomeza ubutaha tureba n'ibindi uko bigenda bikurikirana mu nkuru zose dushobora kugenda dukura hirya no hino. Rero bakunzi ba Gato Media TV, ngira ngo twaba tubasezeyeho, noneho tukazongera guhurira mu kiganiro ubutaha, kandi tubasaba gukora subscribe, tubasaba gukora share na comment, ndetse mukora like, abatarakanda kukazogera mugakandaho kugira ngo ibiganiro bijye bibageraho bimeze neza. Ubundi rero twababwira ngo nakagaruka.